Ni ukuri inshuti bene data, birababaje kandi biteye intimba. Ni ukuri iyo urebye ibiri kubera mu miryango, ni ukuri birababaje cyane. Bene data rero inshuti bavandimwe, ndagira ngo turebe ku kintu kijyanye n'imiryango. Ndagira ngo twige ku isomo rikomeye cyane. Ndagira ngo turebe ikibazo gihangayikishije isi ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ikibazo cy'imiryango ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo giteye intimba ku bantu benshi ndetse n'Imana ubwayo. Iyo irebye uburyo cy'imiryango ibayeho, biyitera intimba ndetse n'agahinda ku buryo yumva yamanuka. Ni ukuri mu miryango birababaje, ni ukuri mu miryango birashavuje. Ndagira ngo mbasabe, ndagira ngo mbararike, ndagira ngo mbinginge kugira ngo mutangire musengere imiryango, kugira ngo mutangire musengere aba bana, kugira ngo mutangire musengere abashakanye. Satani amanukira iyi si, yayimanukiye afite uburakari, ashaka kurimbura mwene muntu, kuko atifuza ko mwene muntu hari ikintu n'iki na kimwe yageraho. Nuko Satani arayimanukira, ayimanukira afite ubugome, afite ndetse n'uburakari, afite n'umujinya mwinshi, ashaka kwica mwene muntu, ashaka kurimbura mwene muntu. Ariko arareba, abona nahana azigera abonera umuntu, arangije ahitamo kwihanga mu miryango. Niyo mpamvu uyu munsi wa none imiryango aho iva ikagera idafite amahoro. Niyo mpamvu uyu munsi wa none imiryango aho iva ikagera idafite ukumvikana. Abana ntibumvikana n'ababyeyi, ababyeyi ubwabo ntibumvikana, umugore ntiyumvikana n'umugabo we, umugabo ntiyumvikana n'umugore we. Biteye intimba ndetse n'agahinda. Inkomoko y'ibyo byose ni umwanzi Satani. Nshuti rero bavandimwe, bene data, mwebwe mukibasha gusenga, mwebwe mukibasha gusabana n'Imana, mwebwe mukibasha gusabana n'ijuru, ni ukuri ndabinginze ngo amasengesho yanyu ya buri munsi mujye musabira imiryango, kuko imiryango irababaje, kuko imiryango irashavuje. Imana nayo ubwayo iyirebye uburyo ki abantu vuye iwabo bagasiga ingo zabo, bagasiga imiryango yabo, bagasiga ababyeyi babo, ngo bakagenda bagiye kubana karamata, ikareba uburyo kibabanye, biyitera intimba ndetse n'agahinda ku buryo nayo ubwayo yumva yamanuka. Ese nshuti wowe muvandimwe, ntago ujya ugira ubwoba? Ese nshuti wowe muvandimwe, ntago ujya uterwa intimba ndetse n'agahinda n'imiryango uri kubona uyu munsi wa none? Ni ukuri imiryango irababaje, ni ukuri imiryango iteye intimba, iteye agahinda. Niyo gusabirwa kugira ngo Uwiteka agire icyo akorera imiryango. Imiryango iramutse idakomeye, imiryango iramutse irimo amakimbirane, imiryango iramutse irimo kutumvikana, nta terambere ku isi, nta terambere mu bihugu, nta terambere mu rusengero, nta na hamwe haba iterambere. N'amapolitike n'amareta agiye atandukanye ntiyagira imbaraga, yashwana, yasenyuka, isi yasenyuka, ibihugu byasenyuka, kuko iterambere ryose ribasha kuboneka hano ku isi ndetse n'ahandi aho ariho hose rituruka mu muryango. Kubera ko umuryango ni ipfundo, ni ishingiro, ni umuzi wa buri kimwe cyose hano ku isi. Niyo mpamvu Satani yabuze uko yabigenza, niyo mpamvu Satani yabuze uko yabigira, niyo mpamvu Satani yabonye nta handi yafatira umuntu uretse kumuhera mu muryango. Umuntu wafatiwe mu muryango akabura urukundo rw'ababyeyi, umuntu wafatiwe mu muryango akabura urukundo rw'umugabo, akabura ibyishimo ku bana, uwo nguwo umutima uhinduka kahebwe, kugeza ubwo nawe yumva aguye ikinya, akumva nta muntu yifuza, akumva afite urwango, akumva afite umutima mubi. Niyo mpamvu muri aka kanya ni kubasaba ngo muhaguruke, mureke dusengere imiryango. Ingo nyinshi urazibona ukagira ngo ziriho, ingo nyinshi urazibona ukagira ngo zirakomeye, nyamara mu bigaragara ingo zirahari, ariko mu byamwuka ingo ntizihari, kuko inyinshi zamaze gutandukana, kuko inyinshi zamaze gukora divorce, kandi abantu ubona bakiri kumwe, kandi abantu ubona bakibana. Ingo nyinshi zirara zishya, ariko bwacya mu gitondo zikazima. Nuko abantu ukabona bari kugendana, ukagira ngo urukundo rurahari, kandi ntarwo, ahubwo ari ukwiyumanganya. Buri wese yarashize ibibazo ndetse n'ibigeragezo biri mu mitima yabo utabasha kubyikorera. Dore ibipangu turabibona, dore amazu meza y'amagorofa, ni ukuri ameze neza, amazu yo rwose arubatse, imitungo barayifite, ibintu biruzuye, biragerekeranyije mu nzu, ariko amahoro ntayo, ariko urukundo ntarwo, amafaranga ntiwabara, ariko niyo ari kubatandukanya.
nshuti bavandimwe, mureke dusengera imiryango. Nshuti bavandimwe, mureke dupfukame, dushyire hasi amavi, tuzamurire icyubahiro ku Mana, tuyisabe yongere itwubakira imiryango, dusabe ubumwe mu miryango, dusabe ubwumvikane mu miryango. Reka iki kintu kibi cyawe, reka iki kintu kibi cyanjye, noneho dusengera imiryango yacu, dusengera ababyeyi bacu, dusengera abavandimwe bacu, kugira ngo Imana igire icyo ikora. Birababaje cyane, abana ntibumvikana n'ababyeyi. Ubwo abasore, ubwo abakobwa bakiri iwabo baba bameze neza, baba bishimye, baba banezerewe, igihe cyo kurambagiza iyo kigeze kibabera igihe cyiza, bari guteretana, bitana sheri, bitana shushu, bitana switi, bitana mutima, bitana hani, ndetse n'ibindi byinshi. Baba bari mu bihe byiza, baba bumva baranezerewe. Ariko igihe kikagera, igihe cyo kubana, igihe habura ukwezi, igihe habura amezi abiri, iminsi, batangira kwibaza ati ese ko kuriya tuzabana akaramata. Naho ngaho bitangirira, umwe akumva noneho yabivamo, ariko kuko isezerano rigomba gusohozwa, atoya tuzabana nta kibazo. Nuko bakabyiyemeza, umunsi wo gusezerana ukagera. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo mu gihe gikwiye nicyo gituma umwe azasiga ababyeyi be, nicyo gituma uzasiga so na nyoko ukajya kubana n'uwo wikundiye. Ibihe bigenje gutera, ibihe bidashira, akaramata. Nuko bakagera mu nsengero, bakabihamya imbere y'abizera ndetse n'imbere y'Imana, impeta bakazambikana. Ariko mu gihe gito agahinda kagatangira, mu gihe gito urupfu rukaza, mu gihe gito inimba, kubabara, kwiheba, kwigunga mu miryango bikaba bitangiriye aho ngaho. Ibyishimo nyuma yo gusezerana, ibyishimo nyuma yo gusinyanya amasezerano yo kubana akaramata, bihera uwo munsi bitangira kuyoyoka. Bakimara gusinya ko bazabana akaramata, ibyishimo bitangira kuyoyoka. Bajya mu kwezi kwa buki bishimye. Ahari nimba ariho ibibazo biva ntiwamenya. Abagize amahirwe uyu munsi wa none bubaka igihe gito, ariko ikindi gihe biba ari ibibazo ndetse n'ibigeragezo, biba ari inimba, biba ari imibabaro, abana bakabura ababyeyi kubera za divorce. Ese nshuti mwene data, iki kintu ujye ugitekerezaho? Ese nshuti mwene data, iki kintu we nikiguteye inimba? Ni ukuri birababaje. Mureke dusengera ingo zacu, mureke dusengera imiryango yacu, mureke dusengera abashakanye, mureke dusengera abarambagizanya, kuko ngo mu gihe gikwiye imiryango izazima. Niho benshi wumva barabana ibibazo bikabarenga, kubabarirana bikabarenga, kumvikana bikabura, ubumwe bukabura. Ariko ngo burya ubumwe ni ishingiro rya byose. Ubumwe ndetse n'isezerano iyo biramutse bikomejwe bibasha kuba byiza, kuko ngo bishyigikira urukundo, bikaba umurunga w'urugo. Hari ababana bagakundana, noneho igihe kikagera, ibigeragezo bikaza, ibibazo bikavuka, noneho gutandukana bikanga, kugeza ubwo noneho batangira kurara ukubiri, umwe mu cyumba undi mu kindi. Aho naho ibintu biri, aho naho bafite ibyumba byinshi.